The ZOOM TV24. Holy are you, my Lord. Holy are you, my Savior. You can do everything for me. Oh, holy. The ZOOM TV24. When I'm down and all my soul's so ready, when troubles come and my heart burden be, and I am still and waiting in the silence until you come and sit and while with me. You raise me up so I can stand the mountain. You raise me up to walk on stormy sea. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. Nawe utarakanda subscribe, kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda. Charz maze kugira indirimbo zingahe? Ubu ngubu ni ya gatanu. Ni ya gatanu. Ubwo nshizemo na cover zose ni ya gatanu. Ako cover sinyibara ko my composition ariko ubu yeah. Hari nk'indirimbo mu ndirimbo ufite, hari indirimbo ubona ko yabashe gutuma uzamuka, yabashe gutuma umenyekana, hari indirimbo iba yaragufashije gutuma uvuga ati hari urwego narindiho, hari aho yangejejeho. Ni nko mu yihe ndirimbo, mu ndirimbo zose ufite ni nk'ihe ndirimbo yaba yaratumye uva ku rwego rumwe ujya ku rundi? En fait wakoze uhereye kuri You Raise Me Up, igihe nayitangiraga byari nka inspiration gusa uvuga ati reka nkore You Raise Me Up kuko ni indirimbo nakundaga ya Westlife. Ndavuga ati reka ndebe ko nayikora. Inshuti zanjye barambwira ati c'est bon, c'est bien, ariko ubu ngubu mu ndirimbo maze gukora zose, Holy niyo ndirimbo imaze gutuma menyekana cyane, kuko n'ubu ngo kuba ndi kuvugana na The ZOOM ni kubera Holy. Ese Charz, hari ukuntu abahanzi uyu umuntu ahanga, hari uburyo abafite bwo guhangamo. Hari umuhanzi usinzira agatekereza amagambo akabyuka akayandika, hari umuhanzi wicara ahantu hatuje afite nk'ikibazo bikaba ngombwa ko yandika bitewe n'uko afilinga. Ese Charz mu buhanzi bwiwe ahimba ryari, ahanga ryari ibihangano byiwe? Okay, murakoze cyane. Mu indirimbo zanjye zose inspiration yazo yagiza mu buryo butandukanye, kuko ushobora kubwira nka Natamani niyo ndirimbo yanjye nabaje gusohora bwa mbere niyandikiye. Natamani inspiration zayo zaje ndi mu masengesho, dufite amasengesho kuri eglise yacu, hanyuma ndimo gusenga numva gusa indirimbo isiza mutwe wanjye ya inspiration, naririmbye ndi no gusenga, hanyuma na lyrics nazo zitaziza ako kanya gusa byari akantu gatoya, hanyuma ndayidevelopa, ndayidevelopa. Izindi wenda ngiye kuvuga muri general, inspiration yanjye akenshi iza iyo ntuje, iyo nicaye nta kintu ndi kumva, ibintu byose bituje, mbese nicaye phone nayishize ku ruhande, everything mbese ndi alone, ndi lonely, nibwo numva inspiration cyane kutwenda shobora kuyumva wenda yeah. Waturirimbiraho kuri iyo Natamani? Kuri Natamani? Okay. Natamani kuona uso wako, natamani
kuona mkono wako, natamani kuona wema wako, natamani kuona mkuu wako. Hanyuma se ko numvise ari Igiswahili, niwe wayiremye mu Giswahili wakizi cyangwa hari wayikuhinduriye mu Giswahili bimeze bite? Urakoze cyane. Iyi ndirimbo yitwa Natamani nk'uko ubanze kuyumva. Chorus yayo iri mu Giswahili nk'uko umaze kuyumva, ariko iri mu ndimi eshatu. Iyi ndirimbo nayikoranye n'undi muramyi yitwa Chris, aho aririmbamo hip hop, afite ka hip hop gato, ariko yakaririmbye mu Kinyarwanda. Hanyuma nanjye igitero kindi nyiririmba mu Giswahili, hanyuma nkomezaho na chorus. Hanyuma igitero cya gatatu cyo kiri mu Cyongereza, ariko nago nakirimbye ko nk'indirimbo, naririmbye ko nka parole, imeze nka parole. Ni aho ushobora kubisanga ni muri Revelation chapter 22. Ibyo navuze biri muri Revelation chapter 22. Ese Charz mu buzima busanzwe, Charz yavutse ryari, abahe, yavukiye he, akunda iki mu buzima bwiwe, n'iki kimuhereza gutuza muri we? Urakoze cyane. Charz yavukiye mu karere ka Rusizi. Ubu ngubu nuye mu karere ka Nyarugenge, ese ni Nyamirambo. Ko nivuga Nyamirambo niho abenshi bari bubyumve neza. Charz yavutse tariki ya 15 z'ukwezi kwa karindwi, umwaka w'1994. Okay, Charz, tugana ku musozo. Charz, ikindi kibazo yambaje gukunda kubijyanye n'iki? Ikintu kimuhereza amahoro iyo ari kugikora yumva atuje muri we. Rwose ntago njya kubeshya, Charz ikintu cya mbere akunda, nkunda kumva music. Mbese ninjye na music, naba ndi mu rugo, naba ndi kugenda, naba ndi he, ni music. Wenda ikindi kintu cya kabiri nkunda football. Ndumufana ukomeye cyane wa Manchester United. Mbese ndimo ndayireba rwose. Mba numva nishimye cyane. Hanyuma tugana ku musozo, hari nk'akantu k'agakoryo waba warakoze mu bwana ku buryo n'ubiyo wicaye nyine ugira icyo akakaguseka, ako kantu kabaraga? Nawe miseseka ako kantu gusa ntabwo nzigera mbyibagirwa. Ni akantu gasekeje cyane nyine, nawe ni ubyumva mugaseka. Ndibuka kera nyiri umwana, ariko ntabwo nari ndi umwana muto cyane, ntabwo nari ndi mukuru, cya kigero nyine cy'abana bafite imyaka 6, 7 gutyo. Ndibuka umunsi umwe nagiye gukina, ndakina amasaha yo gutaha nyine murayazi y'abana, yo agapira gasojwe, ngenda mu rugo. Nari nshonje cyane, no usanga mama yatetse, mbese yashizeho amazi y'ubugari. Njyana no kubera inzara afite, ntabwo narebye ngo ndebe niba amazi yabize, kumbi yarakiri mabisi. Mpita mfata ifu yose mpita nkubita mu mazi, noneho ngize gutya bitewe urabona nk'irangi ishwagara nyine. Icyo gihe barankubise, Mungu wangu. Gira icyo ubwira abakunzi bawe. Abakunzi banjye ikintu nababwira, mukomeze mbese dushyigikire umurimo w'Imana, nanjye mushyigikire ko ibihangano byanjye mushobora kubitanga mu nshuti zanyu, byaba byiza. Ikindi mbafitiye akandi ka surprise gatoya, mfite abantu benshi cyane birwa bansaba amashusho y'indirimbo yitwa Mashimwe.
Okay, watwibutsa imbuga nkoranyambaga ukoresha, amazina ukoreshaho, then tugasoza. Imbuga nkoranyambaga nkoresha ni hafi ya zose. Watwibwira Twitter, tubwira imyirondoro ugenda ukoreshaho. Imyirondoro ni izina rimwe gusa, ni Charz Muhamirizi, nta rindi. Hose wambona, hose cyeka itabaho. Turagushimiye ko abanye natwe. Murakoze cyane. Mwakoze kubana natwe. Shalom shalom.